amakuru kukomeza ute shara waranyanze ni karibu no wicare mu nzu wicara mu nzu ariko oya twatwicara tukazumva okay kanzana arakiri wicare we iminsi myinshi n'ukuri waranyanze pe oya urangana oya ntabwo nakwanga nese kwari wampamagaye kuri telefone ubwire kuri naguhamagaye ndahamagara rwose esi afite ikibazo kuba atananyita ibaze shawo uvuyemo rero ndabona umeze neza asigara abaye umusirimu kubibona usigateri urakuryohanye ndabona umeze neza nta ribi ngewe urugo ndarumenyereye we sheri wawe se kadakoma shashira aba yagiye ku kazi buriya no muri weekend ajya gukora ubu ntabwo aba ahari ariko mu kanya araba atashye ni byiza ntari ese ko mbona ufite amaganya bite mbona utameze neza pe yewe nta kibazo mva meze neza ntari bipe ahantu hose meze neza kuri mumeze neza mu rugo murakomeye byiza cyane nyine nubwo ngiye nyine ngo mfite amaganya ubu nyine ndatwite iki ibyo umbwira se nibyo ndatwite ntukagira inkuru iyande se suzi wa mujama twakundanaga aho twatandukanye w'amayegisi wawe muri iriya minsi twarabonanye baransohokana biba ngombwa nyine ko ndyamana nawe ariko ntabwo nari nabiteguye ubundi kuzajya ndiyumva nkiyumva nyine wagira ngo ndatwite ejo bundi nibwo naguze tesite nyine ndipima nyine nsanga ndatwite numva ubivuga nta n'ikibazo ufite njyewe ufite umugabo mbaye ntaratwita aka kanya wowe uhise utwitira umuntu kubera kugusaba imbabazi nta n'ikindi ako bakobwa kusinzi ako murizera pe muvoma hafi kandi ndi kukubwira ko ntari nabipanze nyine ntabwo nari nabipanze nta nubwo nari nateguye kuryamana nawe nanjye nabonye bibaye mwese uri gupanga iki cyangwa ushaka ngo ngufashe iki niba ubufasha ushaka ko ngufasha ngira inama wa muhungu dukundana tugiye gukorana ubukwe we ndi kumushishikariza ko twabukora vuba akambwira ngo ubukwe buzaba nko mu kwa munani kandi urumva mu kwa munani ndizaba iri gukura ntagize none se iri gukura niyi ashaka ko mubana utwite inda utari ukayimushiraho nyine nshaka kuyimushiraho gusa urumva nta kibazo ufite wajya ureka kuba umwana none se igihe ryo kosa sinarikora niba uriya muhetse wawe urumva mwaryamanye ari uko mwiyunze se wowe gerageza umuganize umubwire ko utwite noneho nimurangiza mubane sibyo none se ubukwe ariko bwegeze inyuma inda ifite amezi angahe mwararyamanye se mwana we nicyo kintu aba yumva nta n'icyo akeneye naramwinginze nakoresheje ibishoboka byose tugasohokana nkiyemeza ko ari njyewe unamusohokana wapi yambereye ibanga nabuze ukuntu nabigenza nandi kugira ngo dukore ubukwe aribwo nyine nyimushiraho usigaye ugeze no ku rwego rwo gusohokana abahungu se siko numva wakutse ariko narahindutse mba uko tutakibonana nyine wihita uncira urubanza ngo uvuge gutyo nawe urukumva nyine ikibazo kibintera kugira ngo mbe nanamusohokana njye nta musore wanjye amafaranga
none wageze ku rwego rwo kubasohokana nubwo yaguteye iyo nda wamusohokanye ku mafaranga yawe. Oya pewe ntabwo nari namusohokanye. Nese uriya kuki ushaka kuryamana nawe ukamushiraho iyo nda? Kandi bagufasha. Kandi nyine dufitanye gahunda y'ubukwe. Uko se ari kubishira mu kwa 8 kandi ndifite ukwezi kumwe. Numva tayari na amezi 9. None uzabigenza ute? Neza urasanga ari amezi 9. Nari nshaka ngo ubukwe tubukore vuba, niyo mpamvu nyine kugira ngo indi zamujye. Ngaho sinzi inama hari n'undi mutipe nyine nari nshaka kuyishiraho. Kubera kuri aho tuzakorana uruganda ndi kubona biri kwanga, bambwiye nyine nimbe muhaye 500. Yarabiriye ariko ndi kubona ari kunderega nta nubwo agishaka no kumvugisha. Ako ndumva ari business wateguye. Ese urari ikibazo bigucanga mu mutwe ugacanganya ikigwa bikivanga ukumva wenda no gusara. Reka mahe nawe usigaye wicanga. Umukobwa ufite amafaranga wateye imbere nta usaba nurangiza ngo ugurira umuntu kugira ngo mujyamane narangiza ntanagutware. Reka ariko nawe ntago nkitwa amahirwe. Iryo zina ntago usigaye witwa nde? Nitwa Ngabire. Iryo zina ntago nkitwa. Urumva webye niyo mpamvu wasirimutse uri kugenda uratwita uri kugurira n'abasore. Oya kandi winjomba ako kantu ntabwo njya ngenda ndi kubagurira. Urumva nyine turike nari ndi gukina ngo numve niba biri buvemo, ariko nyine ngaho nawe nyine urutesi urabizi nyine uranduta. Ngaho nyine ngira inama nyine nabigenza. Ndumva ngiye inama nakugira nta kindi ndi buhindureho. Ndumva wajya kwegura waguteye inda mukabiganiraho, indi myanzuro yose ukayifata bitewe n'ikintu ari buze kugusubiza n'igisubizo kiravamo. Rero tesi, mbere y'uko umuntu afata umwanzuro hari igihe uganiriza umuntu ese nyine atari wowe ubyishize, wamuganiriza ukumva ukuntu ari kugusubiza bigatuma umenya uwo ari. Sinzi pe ntabwo nzi inama njyewe rwose urabizi ako gakungu niko naciye. Nta musore nashaka guha amafaranga, nta musore ngiye njyamana nawe. Muraho neza. Tesi meze ute? Ni kariyo meze neza. Komera. Umukobwa se wowe? Ni umushuti wanjye witwa Ngabire. Uri umukobwa meze neza? Makuru Ngabire? Ni no wicaye. Ntabwo nicara rero Tesi. Ni amahoro ariko. Navuga ngo ni nk'amahoro. Burangabire ariko wamubonye? Namubonye ndi kumubona ariko genda buriya rero ndi kumubona ariko ntabwo nishimye. Yitwa Ngabire. Tesi ntabwo nishimye. Habaye iki? Ubu twumvikane Tesi nawe urabizi sibyo? Ameza abaye ngahe? Ese yiki? Gahunda tugirana? Amasezerano dufite nawe uyazi? Ayahese. Tesi twumvikane njye n'ibyo kwishyura ntabwo bindimo. Ariko ntuze kuneka. Umutima ugiye guturika kuko kubika ibintu umeze ntabwo ngiye buranye ndakabati ko kubikamo ibintu by'ubonye byose. Ibintu byandi. Ngiye ngirana amabanga nawe. Umva mubwire rero Tesi. Urabizi ko pe naracecetse bihagije ameze uragenda wibere urambujije gusiga zagira igipangu kumva ngo umugabo watazambona. Urongera urambye ugenda guhamagara kuri telefone nayihamagara mwumva wangize block warambroke nakoshiza abandi ukayitaba wakumva ijwi ryanjye tuyikupa sibyo. None rugira ngo nzakubonere mu ijuru, nzakubonere kugira ngo amafaranga yanjye nyabone ya buri kwezi ameza ya 3. Franga buri kwezi? None kwezi senge nawe muri ki nawe kubera ibyo mbitse byawe. Ibyo bitse? None wabasha se kumbwira ibyo bitse? Bivuga reba ari cyo mbiki? Erega umugira amagambo nana mbiki ndituye nzakupfa kukwishyura. Yeguje kuntekaho umutwe. Oya se uri guseka se urumva bisekeje? Tesi we mfite n'umushitsi nta no kwiyubaha urumva amagambo yisuzana. Niba ari umukobwa wakunze mwabyivuganira cyangwa ari gushaka na nimero ye nayiguha, ariko kureke kuzura kuntera ubwoba. Hano ni mu rugo rwanjye. Je Tesi menya ko mfite n'amafoto n'amavideo ndabifite byose ndabifite ukuntu byagenze ntabishyira hanze ariko bundi mwagiye muvugisha ukuri. Rose bishatse ubwo kuvuga ngo
Njye ntabwo ndi gusobanukirwa ibyo no kuvuga. N'icyo ushatse kuvuga ntacyo. Njye ni unsembuye sibyo? Tese ndabivuga. Uyu mukobwa ase wajya ugabanya amagambo. Shiraha. Shiraho siki. Shiraha. Ako muri muraziranye? Muziranye bingana iki? Turaziranye cyane n'umushutanyi wa kera. Ibyo yaguhishe sirabizi? Usibye abantu bajya meze neza ndaza kukuvugisha mu kanya. Murashaka guteranya abantu n'abandi. Ntore urusaku uzanye hano. Umugabo wanjye siko nitonda sibyo? Araje asanze wazamuye akavuyo hano ubundi ndi gufungurira. Ngabaretse tsobanura uramuzamagira ubwenge. Nyine wigira ubwoba. Ubwenge areka gufungura. Wigira ubwoba kasobanurira umuntu. Umuzi hehe? Nasi umushitsi wawe. Nari bari umushitsi wanjye. Agomba kwivanga muri business zanjye. Niba udashaka byivangamo rero shiraha. Shiraho iki? Shira amafaranga yanjye y'amezi 3. Ibihumbi 300. Ibihumbi 100 buri kwezi. Wiki? Ntabwo ndi kukwinginga reka. Ntabwo ndi kukwinginga. Ubu wabigeze hanga nje ndabaga. 300 se umwuka mpumeka ni wowe wumva. Okay. Umva wewe. Urabimpa nta n'isoni. Bije iyo bigiye. Kandi narongera bw'umugabo. Uyu mukobwa umubona. W'inshuti yawe. Mbere yo kwashaka umugabo. Ya. Kandi tese. Ese nike bibazo bino sore mufitanye. Ubwo nawe uranzanye. Nta n'isoni. Twitwa abantu ngo muri inshuti z'abantu gusa. Nzaraga nkubaza. Wowe nuramujama muri gukina comedy muri gukora ibiki? Kankubaza. Hano uje kuhagira uti ntabwo nakwiyamye ngo kacece ariko kuko mbutazi gusa hano waruje kuhamarira urabizi ndamuri gukumbuye kumpera umwana gaho nyumvira wajya uravugira hasi n'umugabo wanjye ibyo bintu abimenya ariyo sinagucecekesha nakubujije kwinjira ahantu ujya uramanza umpamagara uje kugira uti nanjye ndaba ari nje ubu telefone nyine nanashize ku muntu yazimye ndavuga indi ntabwo narata kubonye kandi ntabwo narabonye kuri mwana wanje umugabo atariyo kumva naguterura nkaguhuza n'iki gikuta ariko nagwanyica kuko urega ndamaraso gawe nje ufite amaraso ganje kumva ko uruzi kubuza umwana bayeho neza sibyo nimba twarabyanye nibanga umugabo wanjye azi ko mfite umwana ushaka kunsenyera kandi nawe utantwara usaza nawe najya kubana nawe siro kandi kari umwamudaranye kumana niyo usaza nkamwe mu bamufite mbabarira utahe ntabwo ikibazo rero urabize ejo bundi uza nkagarana nawe uzi amafoto bamfotoye uzi umuntu usigaye antesha umutwe reba wa mugabo umwe wo hepfo asigaye anyishyuza 100 bya buri kwezi none maze amezi 3 ndi kumugwira ansaba 100 bya buri kwezi ijana si menshi ni menshi cyane none urukumva urwo ntagiye kuruvamo umwana wawe azakura none nakazabigamba maze amezi 3 ndi kumugwira none nawe uracyaza kwibwanagiza hano kandi ibintu ndi kubihaka ariko cyagiye no kubyemera nyine impamvu nari kuvuga cyane uzi ko nyikigegura kujura hanjugunya sinanakwagaritse uri mu modoka nyine nguzuhuze nyine nakubwire ngo ngaho umukono menya nzajya no ku mupfumu ahubwo kwibagize n'ibiri mu mutwe wawe ubundi gira ubwenge ndamufite cyane oya gira utaha uzajya uramubona umwana ari mu nzu oya umwana agiye ku ishuri umva none ndiko ndaha amafaranga ndagacupa mperuka ariko mbereko ya nimero basubize mu mutwe yeye nta kibazo ngeza n'ikirere gira vuba adasohoka atumva n'urusaku ruri hano mbo gashireho ariko ushiraho gahagije reka sakoze iki reka n'iki mugabo wawe uramaze umwana nta gakenera icyo kurya
hari icyo umpereza reka nawe umenya ngo shizeho 5,000 nyine si mviraha ariko umenya ni icupa ry'urwagwa genda ujya kwemeza muri kati mviraha ndakwiyambutse agaciro wibuke ko baraguhanuriye bajya mu mapfundo bakakubwira ngo nubyarana nanjye ntuzabona urushako ntiwahise ubona urushako si rwiza abantu bashaje rero baba nk'abana ugira amagambo menshi none ibyo ngibyo kuyumvira urugo nzabibamo nta nama byanjye tumvishe si uzamubwira ko aribyo muze yakwize nabwira ko